twongeye kubashimira mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri uyu muyoboro mugari Ming Sky. Ngira ngo mwibutse niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagira ngo mwibutse ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi nawe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, uri umuntu w'agaciro gakomeye. Ni inshuro nyinshi umuntu ahora yibaza ati se niki nakora ngo nikure muri ubu bukene, niki nakora ngo nikure muri ibi bibazo binyugarije ndimo, ibibazo bikomeye cyane. Uyu munsi rero naguteguriye ingingo 15 ugomba gukurikiza cyangwa se ibintu 15 ugomba kugenderaho kugira ngo ubashe kwikura mu rusobe rw'ibibazo bitandukanye bishobora kuba bikugarije, byaba iby'ubukene cyangwa se n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko turagaruka ku bintu byagufasha gutera imbere mu buzima ndetse no kubabona amafaranga, ubundi nawe ukagira amafaranga ukabasha gukemura ibibazo bitandukanye ugiye ugenda uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ikintu cya mbere rero ugomba kubanza kumenya ni ugusobanukirwa uwo uri we. Akenshi usanga abantu batisobanukiwe ku buryo umuntu aba atiyizi nawe. Ubu rero biragusaba gufata ugafata umwanya amasaha 2 cyangwa 3 ukicara ahantu hatuje ugasobanukirwa, ubundi ngende muntu ki, niki nshoboye, ndi kwerekeza hehe, ni ikihe cyerekezo mfite cyanjye cy'ejo hazaza, ukabanza ugasobanukirwa ibyo ushoboye kurusha ibindi. Iki rero kizagufasha kuko uzaba wamaze kwinjira muri wowe ubwawe, wabanje kwitekerezaho, wabanje kumenya ibintu ushoboye cyane. Ibi bizatuma nawe ubasha kugira icyo ufata ingamba cyangwa se ubasha kugira ingamba ufata zaguteza imbere, bitewe nuko wisobanukiwe ari ibintu wabashije kumenya kuri wowe, kuko wabashije kwitekerezaho, umenya aho ufite intege nkeya ndetse naho ufite imbaraga. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kizagufasha. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya ni ukureka kubeshya kandi ukirinda amanyanga. Abantu benshi ubusanga bagerageza kubona ubutunzi, ariko bakabona ubutunzi babeshye binyuze mu binyoma bikomeye ndetse n'andi manyanga ahambaye, haba mu kazi bakora cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ibi ni ibintu bibi cyane kuko mu by'ukuri ushobora kubeshya none ukabasha kubona ubwo butunzi uvuga, cyangwa se ukabasha kubona utuntu dukeya, ariko ushobora kubona utuntu duke wakuye mu kubeshya cyangwa mu manyanga, ariko nawe bikazatuma uhomba ibintu byinshi cyane. Kugira ngo ubyumve neza, uramutse ukora muri kampani ukanyanganya ibihumbi 100, birashoboka cyane yuko umukoresha washobora kumenya ko wanyanganyije ibyo bihumbi 100 akazakwirukana, ndetse cyangwa se ukazahabwa ibihano bikomeye, ukambugwa bwa bunyangamugayo. Nta kintu cy'ingirakamaro buri umuntu ashobora kuba atunze nk'ubunyangamugayo. Rero kugira amanyanga, kubeshya ni ibintu bitari byiza, bishobora kuba byagukura no mu cyiciro wari urimo, aho ugakomeza kujya ahantu habi kurushaho. Ubwo rero niba ushaka gutera imbere, gerageza wirinde kubeshya. Ntabwo nakubwira ngo uzaba intungane 100%, ariko mu by'ukuri uzagerageze ureke kubeshya ku bintu bitari ngombwa, ureke uburiganya n'amanyanga. Ibi bizagufasha, bizatuma utera imbere maze ubashe kubona ubutunzi ku kigero cyawe, kandi ibintu ni gake gake, nta bintu biza bihutiyeho, bisaba kwitonda. Ikindi ugomba kumenya ni ukwirinda ikigare. Abantu benshi muri iki gihe ubusanga bishwe n'ikintu kimwe cyo kugendera mu kigare. Ugasanga umuntu ari ikigare agenderamo, rimwe na rimwe ugasanga icyo kigare agenderamo nta nubwo ari ikigare kizima. Ntabwo ari abantu bashobora kuba mwigisha ibintu by'ingirakamaro. Ugasanga ibintu agomba kuba akora ntabwo abikora, bitewe nuko abantu bagendana baragenda bakamuhindura imitekerereze cyangwa se bakamwinfluencinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikintu rero ugomba gukora ni ukwirinda ikigare. Abahanga bakunda kuvuga ngo nyereka uwo mugendana ndahita nkwereka uwo uriwe. Ubu rero nawe ndagira ngo ngusabe ubanze urebe se inshuti mugendana nizigufasha gutera imbere. Wasanga ari nayo mpamvu ukomeza gukena. Wasanga ari inshuti ufite, ugasanga wenda hari abantu mugendana ni abantu batari beza, ugasanga amafaranga yose ukoreye umugendera muri icyo kigare, wenda hari ugahita uyakoresha ntabwo ukayasesagura, cyangwa se ugasanga niba abantu batakungura igitekerezo cyatuma ubasha kugira gutera imbere. Ndagira ngo rero ugenzure umenye ni izihe nshuti mfite. Ikindi ugomba kumenya ni uguhagarika guta umwanya ku bintu udashobora guhindura. Abantu benshi muri ubu buzima ubusanga bata umwanya cyane barenganya abandi, ati iyo nza kuvukira mu muryango ukize nanjye nakabaye nyize. Ibyo rero ni ibintu byo guta umwanya w'ubusa. Ikintu ugomba kumenya rero ni uguhagarika uwo mwanya upfusha ubusa, ahubwo umwanya umara uri gutekereza ibyo bintu udashobora guhindura, ukawufata uri kwiyubaka cyangwa se uri gutekereza ibintu bishobora kuguteza imbere. Kuko n'ubundi kuvuga ngo ivukira mu muryango ukize nawe uba warakize, ntacyo washobora kubihinduraho, nta kintu wabihinduraho. Ahubwo wowe gerageza ibitari kugenda neza, ugira uruhare rukomeye mu kubihindura.
gira uruhare rukomeye mu guhindura ibintu bitari byiza wenda byabaye, cyangwa se niba uzi ko wavukiye mu muryango ukennye, wowe uharanire kuwukiza. Hari abantu benshi nanone uba usanga ibyo bintu babigenderaho cyane, ugasanga ibintu ntashoboye kubihindura, ariko ugasanga nibyo yagize urwitwazo. Hagarika maze ubashe kugira intego zawe, ubashe gutera imbere wagendeye ku murongo mugari wihaye. Ikindi kintu ugomba kumenya cy'ingirakamaro kandi cy'ingenzi ugomba kwitaho cya gatanu, irinde ibintu biguca intege cyangwa se irinde ibicantege. Akenshi hari igihe uba usanga ugamije kugera ku bintu bihambaye, ariko ukaba ufite ibintu byinshi cyane biguca intege, ugasanga abantu mugendana baguca intege, ugasanga ari ibintu nawe wiyubatsemo bitakubaka ahubwo biguca intege. Iki nicyo gihe cyiza rero cyo kugira ngo ibyo bintu biguca intege ubyirinde cyangwa se ubyikuremo, ubundi utangireho ubeho ubuzima bufite intego, utangire uhinduke, ukore ibintu bizagufasha kugera ku iterambere. Ikindi kintu ugomba kumenya, baho wemera impinduka mu buzima. Hari abantu benshi cyane, iyi ni ingingo ya 6, usanga abantu babayeho ariko ugasanga ntiyemera impinduka. Niba ubuzima bwahindutse, emera ko bwahindutse, utangire kubaho muri izo mpinduka. Hari abantu benshi usanga babayeho ariko ntabwo akeneye kwemera ko ibintu byahindutse, ntakeneye kumva impinduka mu buzima. Impinduka rero ni ikintu cy'ingirakamaro. Niba ubuzima bwahindutse, emera ko bwahindutse, ubu burimo, ahubwo ubwo wifuza utangire ubutegure bitewe n'icyo cyiciro urimo. Ikindi kintu cya 7 ugomba kumenya, ntugahurire iby'abandi bafite cyangwa bakora. Iki kintu ugomba kukimenya neza. Ikintu cya 7 ugomba kumenya, ntugahurire iby'abandi bafite cyangwa bakora. Abantu benshi uba usanga bahururira iby'abandi bafite cyangwa se ibyo bakora, bigatuma bava mu byo bakoraga bagashaka gukora nk'ibyo bagenzi babo bakoraga. Ugasanga umuntu niba ari ikintu yari arimo kandi yarafashe inzira, maze n'igihe akirimo yabona undi yakoze igihabanye nacyo, akavuga ngo nanjye ngomba kugikora. Ugasanga umuntu ahora ajya mu bintu byinshi bitandukanye, bigatuma atabikora neza. Iki kintu rero kirinde. Niba warafashe ingamba y'ibintu bigomba kuguteza imbere, bari ibyo unyuramo, aba ari byo ugenderamo, wirinde akajagari mu mutwe wawe. Ikindi kintu ugomba kumenya, reka kuba ikindi kintu cya 8 ugomba kumenya, reka kuba imbata y'ikoranabuhanga. Ibi ngibi rero ni ibintu nabyo ugomba kumva neza. Kuri iki gihe ubusanga abantu benshi, ugasanga umuntu uhereye mu gitondo kugera nimugoroba ari ku ikoranabuhanga, nta kintu na kimwe ari kwigiraho, ahubwo ari gutaha umwanya, yakaba yatekereza ibintu bishobora kuba bimuteza imbere. Wasanga ari nacyo gikomeza kugutera ubukene. We haguruka ureke ibintu bishobora kugutera umwanya ku ikoranabuhanga, uko kujya kuri TikTok cyangwa se Instagram, ugasanga buri mwanya uri gusikororinga ureba amavideo atandukanye kandi nta n'ikintu ariko kwigisha. Bihagarike, utangire gutekereza, ni iki nakora gishobora kuneza imbere, ni iki nakora gishobora kunyubaka. Kuko nukomeza kuguma ku ikoranabuhanga nta kintu uri kwigiraho, nta n'ikintu uri kungukiraho, uzakomeza kubihomberamo, usange ahubwo ukomeje gukena cyane kurushaho. Ibi rero ni ikintu cy'ingirakamaro ugomba kumenya cyangwa se kuzirikana. Ikintu cya 9 ugomba kumenya, hagarika gushyira imbere ibyo abantu bagutekerezaho. Ibi ngibi rero usanga inshuro nyinshi abantu bakomeza gutinda ku byo abantu babatekerezaho, bigatuma badakora ibyo bagakwiye kuba bakora. Niba abantu ari ibintu bagutekerezaho bitari byiza, ntukite ngo ari ibintu abantu bari kunekerezaho kandi si byiza. Niba wumvisha neza cyangwa se wamanya n'umutima nama wawe yuko ibintu bagutekerezaho atari byo, wibyegereza umutima cyangwa se ukomeze guta umwanya ubitekerezaho. Ahubwo wowe shyiramo imbaraga mu byo ukora, ukomeze witeze imbere, ukomeze wiyubake. Kandi nanone nukomeza gutekereza ati bari gutekereza ibi, bari kumvugaho ibi, bizatuma utiyubaka, bizatuma udakora ibyo ugomba gukora. N'abantu benshi banga gutangira business, banga gukora icyo bakagombye kuba bakora, bavuga ngo ubusa abantu bagira ngo iki. Ndagira ngo nkwibutse yuko ushobora gukomeza kuvuga ngo abantu bagira ngo iki, ugakomeza kuguma mu bukene, noneho urumva ari byo bizagushimisha se? Ahubwo we haguruka, ibyo ugomba gukora ubikore kandi ubikorere ku gihe, utitaye ngo abantu baragira ngo iki. Ibyo abantu batekereza wibitindaho, ahubwo we bikurimo kandi umva bigufitiye akamaro, bikore, bigaragaze ugifite umwanya. Kuko kuri iyi si tubaho umwanya tuba ku isi, ntabwo wavuga ngo ni umwanya ngo uzahatinda, uzahamara igihe kirekire. Hari igihe uzagera mu zabukuru ugasanga uri kwicuza, usanga na ba bantu watekerezaga yuko bakwitayeho burya batari banakwitayeho. Ahubwo we kuva uyu munsi hagarika ibyo abantu bagutekerezaho, utangire ukore ibyo wagakwiye kuba ukora kandi wumva yuko ari iby'ingirakamaro, wumva yuko ari iby'ingenzi, ubundi utangire ubikore nonaha. Ikintu cya 10, hagarika gushaka kuba intungane.
kuri iki kintu nacyo kirakomeye, ni ikintu abantu benshi bakunda gutindaho, ugasanga umuntu ashaka kuba intungane ngo sinshaka gukosa, sinshaka kuba nakora ikosa. Buriya ntabwo ari ikibazo gukosa wiga. Niba ari business utangiye bivuga ngo uzakora ibintu 100%, ntabwo ibintu byaba 100% nk'uko ubyifuza. Hagarika gushaka kuba intungane ngo wumve yuko ibintu bizagenda neza nk'uko ubitekereza, ahubwo wowe gerageza ukore, ugerageze wige. Niba hagira ibipfa wenda nabwo urabubonye isomo, nihagira ibitagenda neza urabubonye isomo. Ariko bivuga ngo ndashaka kuba intungane ngo ngomba kubikora muri ubu buryo, oya, ahangaha ntabwo cyaba ari igitekerezo cyiza. Ahubwo wowe hagarika gushaka kuba intungane, ubundi wowe ukora ibyo ugomba kubukora kandi ubikore neza. Iki nicyo kintu cy'ingirakamaro kurusha ibindi. Ikintu cya 11 ugomba kumenya, reka kwiyumvisha ko udashoboye. Ahangaha rero ubusanga abantu benshi biyumvisha ko badashoboye, bakiyumvisha yuko ibintu byinshi badashobora kubikora. Yagerageza gukora ikintu akavuga toya, kino ntago ari ngiye cyaremewe, gifite abo cyagenewe, bino bintu sinabishobora, ntago ari ibyanjye. Kubera iki wumva ko utabishobora? Niba abandi babishobora nawe wabishobora. Icy'ingenzi ni uko ubanze kuba wabitekerejeho ukavuga ati ibi bintu nanjye nabigerageza nkabikora muri ubu buryo. Nutagerageza ngo ugerageze wumve ko ikintu nawe ushobora kuba wagikora, uzaguma muri ubwo buzima ukomeze kwiyumvisha yuko udashoboye, kandi mu by'ukuri hari n'igihe icyo kintu uri kwanga gukora wasanga ari nacyo ushoboye ahubwo kurusha ibindi. Gerageza ukore, ntukiyumvishe ko udashoboye. Nawe urashoboye, nawe ufite imbaraga, nawe Imana yakuremye nk'abandi bantu. Gerageza ukore kandi ushyiremo imbaraga, nawe bizagenda neza kurushaho. Ikindi kintu cya 12 ugomba kumenya, iga kuvuga oya. Ubusanga abantu benshi batagira umuco wo guhakana, batagira umuco wo kuvuga ngo ibi bintu simbishoboye, ugasanga inshuro nyinshi bakomeje kwemera kandi n'ibintu badashoboye, ugasanga inshuro nyinshi bikomeje kubatera cyangwa se kubateranya n'abandi bantu. Ni ibintu umva bitakurimo, kubera icyo utavuga ngo oya ibi bintu singomba kubikora, ngomba gukora ibi. Wiga guhakana maze ukore ibyo wakagombye kubikora. Ibi bizagufasha cyane kandi bizabasha kuguteza imbere. Ikindi kintu cya 13 ugomba kumenya, reka gukora ibintu byinshi icyarimwe. Iki ni ikintu rero usanga cyugarije abantu benshi cyane, ugasanga umuntu ari kugerageza gukora ibintu byinshi ngo bikore icyarimwe kandi bigende neza. Kandi ibi ngibi rwose ndagira nkwibutse yuko ari ibintu biba atari byiza. Ahubwo wowe menya icyo ushoboye kurusha ibindi, aba ari cyo ushyiramo imbaraga, noneho nugisoza wamaze kugira aho kigeza uzabone gutangira ikindi. Kuko nujya mu bintu byinshi cyarimwe bizatuma uhomba ibintu byose. Ibyo urimo uzabikora neza kandi uzabona yuko wibeshye mu gihe ari aho uzaba ugezemo hagati warataye umwanya. Reka gukora ibintu byinshi cyarimwe, ahubwo ufata ikintu kimwe ugikore kandi ukinoze neza. Iki ni ikintu cy'ingirakamaro gishobora gutuma ubasha gutera imbere, byaba mu mitekerereze cyangwa se no mu buryo bw'amafaranga bikagufasha. Ikintu cya 14 ugomba kumenya, reka inzitwazo. Ubusanga abantu benshi cyane bahora bitwaza ngo impamvu nakennye nuko ari runaka wabigenze gutya, nuko ari runaka wakoze iki. Oya, reka inzitwazo, ahubwo ukora impinduka buri munsi, uharanire gukora icyo ugomba gukora. Ntukitwaza umuntu, ntukagira ikintu kindi cyose ushobora kwitwaza ngo uvuge yuko ibintu bitagenze neza uko wari wabipanze. Ahubwo wowe gira impinduka ukora, gira ingamba ufata, ibintu bizagenda neza kurushaho. Ikintu cya 15 rero ngira ngo tugarukeho, reka impamvu zidafite ishingiro. Ni inshuro nyinshi rero ubusanga umuntu ari ibintu yakagombye kuba akora kandi akabikora neza, ariko bitewe nuko afite impamvu wumva yuko zitanumvikana, agaragaza yuko atabikoze. Akubwira izo mpamvu rwose mu by'ukuri nawe wazumva ukumva ni ibintu bidasobanutse, ni ibintu bitumvikana. Niba ari ibintu ugomba kubikora, bikore kandi ubikorere ku gihe kandi ubikore neza. Reka izo mpamvu umuntu yumva yuko zidafite ishingiro, izo mpamvu zitumvikana, zigusunikira mu kudakora ibintu ngo ubikore uko wakagombye kubikora, izo mpamvu rwose ndagusabye zirinde. Numara kuzirinda bizagufasha, bizatuma ukora ibintu kandi ubikore neza. Ni inshuro nyinshi usanga umuntu wenda niyo byaba ari amasomo cyari ibintu yagombaga kuba akora, akavuga ngo ntabwo mbikora none nzabikora ejo. Ejo ugasanga harageze ngo ari ibindi ndimo nzabikora ejo. Ugasanga horasubika gahunda cyangwa se areka gukora ibintu yakagombye kuba akora bimuteza imbere, kubera impamvu wumva yuko zitumvikana. Impamvu ziri aho. Mu by'ukuri niba ushaka gutera imbere, reka izo mpamvu ahubwo utangire ukora ibintu byawe kandi ubikore neza nk'uko wakagombye kubikora. Ndagushimiye rero we twabanye muri iki kiganiro. Ndagira ngo rero ngusabe cyangwa se nkwibutse ukore subscribe kuri iyi channel Ming Sky,
ukore like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ujye ubasha kubona ibiganiro byiza kandi bimeze neza, niyo nkunga ikomeye uraba uduteye. Ndagushimiye cyane rero, turi kumwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.